umugabo nyine yaraje ndamwogosha, urumva. Noneho nta bandi bakiriya bari bahari muri salo, yari njyewe njyenyine n'uwo mukiriya, twari babiri twenyine. Imvura yari yaguye, nta bandi bantu bari bahari. Umve ngo hari ari imvura nyinshi irimo umuyaga ku buryo byanabaye ngombwa ko negekaho umuryango kugira ngo ye kwinjira imbeho n'umuyaga, mbona ukuntu mwogosha nyine atuje. Mbona uko negekaho umuryango, umugabo ndatangira ndamwogosha. Noneho uko nagendaga mwogosha, nimba amataye yanjye yaragendaga amukoraho, ahari agatangira kugenda ashaka nyine yuko turyamana. Ntabwo nzi ukuntu umugabo yaje kugira irari ry'imibonano, kuko nashidutse nyine yashyukwe ubwo nari ndimo ndamwogosha. Ubwo njye narakomeje ndamwogosha. Urabona iyo uri kogosha umuntu ntago amatako yabura kumukoraho, cyane cyane nk'iyo ugiye nko kumucunga. Urumva n'igihe biba ngombwa ko winjira mu matako ye kugira ngo umucunge neza utamurisha imashini. Ewana, urumva nagendaga mukoraho pe, ariko bidakabije byo kuvuga ngo ni ukumukurura, oya, byo nk'uko wakora ku muntu nyine urimo uraha serivisi. Ubwo umugabo naramwogoshe aranganiriza, ni n'ubwa mbere yari aje muri iyo salo yanjye. Ndangije kumwogosha, byabaye ngombwa yuko tujya hehe, muri cya cyumba bakarabiramo nyine. Ndangije mujyana mu cyumba kindi dukarabiramo, umugabo ntangira kumwoza mu mutwe. Umugabo mwoza mu mutwe, ngiye kumva numva umugabo atangiye kunkora ku matako. Ntambaye ipantaro kuko ntabwo nkunda kujya mu kazi nambaye ijipo. Numva umugabo atangiye kunkora ku matako, ariko sinamubwira nabi, umukiriya ni umwami. Nabonaga ari n'umukire nyine, yari yaparitse akamodoka hanze, kandi abantu b'abakire batanga tipu. Yankozeho rero ndamwihorera, ndavuga nti niba ngiye kumwogoshera 1000, uriya arankubita nka 2. Ndamwihorera pe. Umugabo ankora ku kibuno, arangije arambwira ngo sister, ngo siko ngo ntunguye. Navuga nti ngo tunguye gute se kiriya? Arambwira ati uzi yuko nabizi yuko iki kibuno wambaye atari icyawe. Ati narinzi ko ari bya bibuno bambara bagura mu mujyi by'amakariso, birantunguye kugukoraho nkabyumva, kuko iyo ngukozo mpita mbyumva ko ari umubiri wawe, uti bitari bya biponje. Ndaseka ndamubwira nti none niyo mpamvu warunkozeho. Arambwira ati cyane pe, njye nahita nahereye kare mwitegereza, numva nagukoraho ngo numve niba icyo kibuno ari icyawe, ariko nkabura aho mbihera ngo udakeka yuko ari ukugusuzugura, utareka amatsiko aranyishe numva nakoraho. Ndamubwira nti hoya, iki ni icyanjye, nariye amafi cyane n'ibitoki, iki ni icyanjye. Umugabo ndangije kumwogosha, ariko akomeza kunkoraho tu. Ndangije kumwoza mu mutwe, umugabo arakomeza aramurakura. Ubwo ndangije kumwoza, naramuzanye musubiza muri salo aho twogoshera kugira ngo muhanagure, musokoze utuvuta, utuntu nk'utwo. Umugabo nibwo nahise mukuraho iriya taburiya nyine, mukuye yitaburiya, zino taburiya baba bambaye nyine kugira ngo utamwanduza. Yari yambaye amajezi, mbona umugabo yashyukwe, yari yambaye jezi ya isa grey. Mbona umugabo nyine ibintu bye ewana birenda guca ipantaro. Urabizi abagabo nyine iyo yabishatse ni ibintu bihita byigaragaza. Mbona umugabo yenda guca ipantaro, mana yanjye ndumirwa, ariko ndejeje ndeba ku ruhande, nawe ariko ahita atangira kumanura umupira kugira ngo ahishe ntamureba. Birangiye umugabo arangije arambwira ngo ese ngo hano mujya munaca n'inzara, ko mbona mufite udukoresho tw'inzara. Ndamubwira nti yego, nca n'inzara, nanasiga verine, icyo ushaka cyose. Arambwira ati noneho banza unancire inzara, n'ubundi ndabona imvura irimo iragwa. Uti kandi ntabwo nayigendamo ncira inzara. Umugabo namuciriye inzara. Umugabo muhakeye zose zo muri salo, mucira inzara zo mu ntoki, zo ku maguru. Arambwira ati byose hamwe fagitire nangaye. Ndamubwira nti guca inzara ni 1000,
ubwo ni bitatu, guca inzara z'amaboko, iz'amaguru no kukogosha. Umugabo arambwira ati okay, nta kibazo. Umugabo arangije arambwira ati se sister, ko numva ameze nabi, ko nagumye kukwitegereza nkumvira riranyishe, ngo niya nshaka yo kuma nk'agaturu wanca ngahe, ko njyewe niteguye kuguha ibyo ushaka byose ariko ukama ku gaturu. Mu by'ukuri ntabwo njya nigurisha pe. Naramubwiye nti sha ni ukuri nanjye nkeneye amafaranga, urabona ndakennye ariko ntabwo njya nigurisha. Nuko ndamubwira nti gusambana nawe ukanyishyura sinzi niba nabona n'amafaranga nguca. Umugabo arangije arambwira ati aha utubundi abone abakobwa beza tuba dukeneye. Ati nanjye nkunda umukobwa wiyubaha pe, utariko uri umukobwa mwiza ntabwo ukwiriye kogosha muri salo pe, ukeneye byibuze nko gufungura nk'iduka, ati ukicara ugacuruza cyangwa se ugashinga salo yawe ugashyiramo abakozi ugashyiramo imashini ibintu byose. Arambwira ati njye naguhindurira ubuzima. Nuko nambwira ntayishuwa ko wampindurira ubuzima. Umugabo arambwira ati njyewe iyo nakunze umukobwa cyangwa umugore nanamutaho ibyo mfite byose, ariko nanjye yemeye kumpa icyo nshaka. Uti ndetse niba unabishaka ngiye kano kanya ndahita nguhereza amafaranga, urashaka gukora iyihe bizinesi? Ndambwira nti rero njye nize bya salo, nize gusuka, nize kogosha, nize make-up, nize ibintu byose bijyanye n'ubwiza. Nuko nabuze igishoro, ubundi njye narashinze salo zikomeye rwose. Rero njye mpaye igishoro nagura ibikoresho byo muri salo, nkagura salo yanjye nkashyiramo abakozi. Nuko namubwiye, arambwira ati si byo bisaba nka miliyoni zingahe? Mu by'ukuri njyewe n'ubundi numvaga atari buyampe. Namubwiye nti mbonye byibuze nka miliyoni 5. Nuko namubwiye miliyoni 5 nabuzemo ibikoresho bikeya nkashyira muri salo, ibindi byazagenda biza bivuye mu nyungu. Muri miliyoni 5 naguramo kasike, nkaguramo ibyuma bisokoza, nkaguramo intebe, ibintu byose nyine ndabimubwira. Arangije arambwira ati ndayaguha kandi kano kanya. Uwo mwanya umugabo yarambwira ati ujya ukoresha iyi account ya banki? Ndayimubwira, numva duhuje account. Arambwira ati reka nkoherereze amafaranga. Urabona hari uburyo transfer amafaranga nyine ukoresheje telefone. Uwo mwanya ndaho, urabizi transaction ya banki hari igihe itarenze iminota 2-5, nagiye kubona mbona miliyoni 5 n'ibihumbi 300 gutya kuri konti yanjye. Ndongera ndacekinga, numvaga bidashoboka. Urumva amafaranga nanjye ubwanjye ntarakorera, ntaratunga. Naravuze ntabwo ibintu bishoboka. Narongeye ndacekinga amafaranga nyabonaho. Umugabo arambwira ati njyewe nagukunze pfa kurampa igitsina, nagutanga ibyo mfite byose kuko n'ubundi mfite amafaranga menshi pe. Uti kandi abagore tuba tumaranye igihe ntabwo baba bakiduha keya nk'uko tubishaka. Uti kandi iyo umuntu amaranye n'umugore imyaka irenga 10-20 utugeraho kumva uranamuhaza. Nuko yambwiye, mana we, naramubwiye nti kiriya nduwa unkoresha icyo ushaka, nawe ngira ngo murabyumva. Uwo mwanya twarafunze kuri salo tuzimya n'amatara kugira ngo bitagaragara ko hafunguye. Hanyuma aho muri salo yanjye hakaba harimo akamatera njye ndyamaho niyo nabuze abakiriya, cyane cyane apremidi. Buriya apremidi nta bakiriya benshi baba bahari, abakiriya bakunda kuboneka nimugoroba na mu gitondo. Akenshi ako kamatera nkaryamaho, ni akamatera ka make pe, nabuze 30,000. Uwo mugabo
yarambwiye ati njye icyo nshaka ni ukurongora, njye nanakurongorera no muri iyi ntebe. Uwo mwanya umugabo twaragiye twicara kuri ka kamatera, hari ahantu mba nakegetse, ariko iyo nka gutyo ndagenda nkakamanura nkagasasa hasi. Naragiye ngasasa hasi rero, ubundi ndabanza njya muri ka kadushe nditawaza, nawe urumva umuntu uri mu kazi, ndakaraba mu bintu neza. Maze gukaraba ndagaruka ndamubwira nti ndi tayari. Narebaga ayo mafaranga nkumva ndakize. Amafaranga menshi natunze ku mufuka wanjye n'ibihumbi 500. Umugabo rero uwo mwanya yahise akuramo imyenda, nta no kuntegura, yari ameze nabi. Wumve ngo utinye umugabo wese ukuramo imyenda, yari afite ikintu kirekire. Amaze kwiyambura imyenda nanjye ankuramo imyenda. Ubwo mu gihe nari nzi ngo tugiye gutegurana antegure, reka umugabo yahise amfata. Arangije ahita cyokoze ikintu yakoze, yasizeho uducandwe ku bintu bye, ahita asosekamo gutya. Ntanabishaka, ntarajya muri mudu ntaki, umugabo yahise ayicomekamo. No kwinjiramo biragorana kuko yari nini pe, ariko ayicomekamo ayishyiramo. Amaze kuyishyiramo ndavuga nti noneho nushaka nanshi ibisebe tu, ikizaba nzanywa umuti, n'ubundi byose ni ugupfa. Ariko basi gupfa nabi, wapfa basi unafite n'ibyo kurya. Umugabo ubwo amaze kuyicomekamo yatangiye kundongora pe, gusa andongora gakeya. Cyakoze icyo kintu namukundiye, yatangiye abikora gake kuko yarabyumvaga ko ntarajya muri mudu. Ndanabimubwira, ndamubwira ntari ko uyishyizemo utarantegura pe. Arambwira ati nanjye nabyumvishe, we humura urajya muri mudu ndabizi. Umugabo yatangiye rero kundongora ariko gake pe, ni nko muri Rolante niko nabivuga. Noneho uko kubikora buke buke, niba hari ari ukubera amafaranga narebaga kuri konti yanjye, sinzi ngo ubushyuhe bwavuye. Nagiye kumva numva mu minota itarenze nk'itatu natose koko. Ubundi umugabo aratangira arandongora. Imvura nayo si ukugwa, iragwa koko. Umugabo yandongoye muri iyo mvura, turi muri salo, arandongora. Ndaryoherwa biteye ubwoba, ndaryoherwa. Kandi buriya abagabo nyine bafite ibintu binini, iyo azi kurongora kabisa biryoha kubi, ibintu binini biraryoha. Yarayimpaye arayinshumita, turi muri salo, arandongora pe. turabikora. Umugabo atangira kunyanza, turi aho muri salo, arakunguta pe. Numva noneho umukobwa ufite amafaranga, ye baba we, nazanye amazi nari nzi yuko ntagira no mu buzima bwanjye. Shwashwashwa agakubita agatarukiririye, yashyiramo yakuramo, nkabona isohokanye n'ibizi, yashyiramo yakuramo. Umva none ubwo kuko imvura yagwaga ari nyinshi, nta bantu hanze batwumvaga, yarakungutaga nta bwoba afite, nta rwikekwe, byari biryoshye pe. Ni ukuri birabona nubwo ari icyaha ariko biraryoha. Kandi igihe cyose reka tugomba kumenya ko ibintu biryoshye bigendana n'ingaruka. Umugabo yarandongoye rero, birarangira. Arangije arambwira ati se wa mukobwa wari wabyara? Ndavuga ni hoya, njye ndi umukobwa, nibiri iwacu mbana na mama, nta na fiyanse mfite pe. Arambwira ati bishoboka gute se ko umukobwa utarabyara yaryoha bigeze aho ibi bintu ari iby'abagore byibuze? Ati babyaye nka gatatu. Nkeka ko byabaye bahari kubera amafaranga. Ubwo birangiye nyine birangiye dufata matera dusa nk'abayikamura, yari yatose. Noneho karakamatera gato buryo anakakamura pe, ndongera nkasubizaho nagakuye. Umugabo arambwira ati byakunda ko buri ku cyumweru twazajya tubonana, kandi ntabwo nzajya ngukuriramo aho, uwo mukobwa muto ukeneye gutera imbere, ntabwo nanjye nazajya nkukuriramo aho. Ndavuga nti ndabyemeye. Umugabo imvura yaragabanutse itarashira burundu, arambwira ati ngaho reka ngende. Ati n'ubundi rega mba nayigenzemo, nuko nagumye kwirindiriza nshisha inzara, ntari mfite gahunda yabyo kugira ngo ndebe ko nagutereta.
umugabo twahanye nimero arangije aragenda. Uwo mwanya nahise mfata ya mafaranga mpita nyakuraho, navugana abantu bagira imitwe, akaba yayaguhaye yamara kurenga aho uri agahita ahamagara wenda ati nayo bibesheje amafaranga. Nahise nyakuraho, ngenda nyakuraho ibicece nyine, ndetse nyabika kuri nimero zitandukanye, nyashyira kuri koda nyine bikaba bitandukanye. Hashize icyumweru ntangara mbona ya mafaranga, nibwo natangiye kugura ibikoresho byo muri salo. Ngura ibikoresho pe, umva inzozi zanjye ndavuga nti nanjye zigiye kuba impamo. Ariko ubwo ku cyumweru hageze njya guhura na wa mugabo, duhurira ahantu muri hoteli, nabwo arandongora. Ku cyumweru ariko ndongoye yampaye 200,000. Ndagenda ibyo 200,000 nabyo mbiguramo ibindi bikoresho. Buri ku cyumweru twarahuraga akampa 200,000. Umugabo yaranterese pe, arantereta kugeza igihe yaje kumbwira ngo arifuza yuko namubera umugore wa kabiri ariko mwibanga. Arambwira ati ndifuza yuko umbera umugore nkaguha ku mitungo yanjye, ukaba wa mugore uri singoma, nkakumenyera imitungo yawe igaragara ifatika, nkicara nyenze ngo mfite abagore 2, nkajya nza kukureba, namara iminsi 2, namara icyumweru ukanambyarira umwana, nkaba mfite abagore 2, ukabaho nawe umugore w'umukire. Urabyemera? Ako kantu numva n'ubwenge, ndavuga nti binabyemera, apfa kuba umugabo tutarasezeranye, namufata neza nko mu gihe cy'imyaka nk'itanu yashira nkahita ngenda akambura, kuko ntago naguma kubaho gutyo ndi inshoreke y'umugabo ufite umugore ngo tubyara n'umwana gutyo. Ibyo nabyo numvaga atari byo, ariko ndavuga nti nkeneye gukira, nabyemera hashira nk'imyaka 5 nkazahitamo kwepa nanjye nkikomereza ubuzima bwanjye, nkazashaka umugabo nkunda, tukabana, tugasezerana, nkakora ubukwe nk'abandi bakobwa. Ubwo urumva kimpropose icyo kintu narabyemeye. Nibwo naje kugenda nicaza mama ndamubwira rero mama, nkeneye kukubwira ibanga kandi nkeneye ko unangira inama. Mama namubwiye ibyo nanyuzemo, nanamubwiza ukuri buriya mama wanjye ni inshuti yanjye. Ntabwo ni mama twararyamanye pe. Mama arambwira ati se mwana wanjye, uwo mugabo wamunyeretse ubundi nkareba uko asa. Nibwo nafashe telefone ndamumwereka. Mama kimubona yaratitiye kuvuga biramunanira, ahita arwara ya ndwara bita junjama, araceceka anyurwa ikibaye. Bigeze nka nimugoroba nibwo mama yabaye nk'uzanzamuka, namubaza nti mama byagenze bite ko nakweretse ifoto nkabona urahindutse? Arambwira ati mwana wa, nakubeshye ko iso yapfuye kugira ngo utazifuza kujya kumureba no kujya kumushaka, ariko iso ni uyu nguyu, uyu niwe papa wawe, niwe papa wawe. Naguye mu kantu. Arambwira ati uyu mugabo yanterese afite umugore ntabizi, ambwira yuko ari umusore tugiye kubana, antera inda. Akimara kuntera inda yahise ancika ngo ntazanamusenyera. Ati ampa amafaranga menshi ngo nyikuremo, kuko kuva kera yahoze afite amafaranga, nanga kuyikuramo. Nibwo wavukaga. Rero nakubeshye ko iso yapfuye kuko numvaga kukubwira ko ariho nabyo ari ikibazo gikomeye cyane. Ati niyo mpamvu twakuze nabi, ukagenda ntiwige nk'abandi bana, ukajya kwiga ibintu bya salo, nuko byagenze. Naguye mu kantu mw'abantu. Mama arambwira ati mwana wanjye, nicyo gihe wihorera. Uti kandi kwihorera kwiza, emera uwo mugabo kugira umugore akubyaza umwana. Numara kubyara uwo mwana uzahita umubwiza ukuri ko ariwe papa wawe. Nkibyumva nanjye nabaye nkuguye mu kantu,
nibaza ukuntu nasambanye na papa, ndangije mbwira mama nti rero mama amakosa ni ayawe, wari kumbwira basi ko akiri na muzima, ahari buri mugabo nterese akuze nari kuzajya mbanza nkamukwereka, ikindi wampishe amazina ye, ahari yambwira nari kumenya ko ari we. Rero ntabwo nakemera kubana n'uyu mugabo, ibyabaye byarabaye, reka birangirira, ntabwo nabana n'uyu mugabo kandi ari papa wanjye, nta nubwo natuma ntirinda. Mama ati mwana wanjye nicyo gihe cyiza cyo kwihorera, ati nutabikora umenye yuko ndaba nkubyarutse nturabukira umwana wanjye. Niryo jambo mama yambwiye. Mw'abantu mwe, kuko mama wanjye ndamukunda kandi ndamwubaha, ariko njye ndi kumva ibintu mama arimo arambwira ari amakosa pe, ari amahano atabaho. Mwebwe muba murabyumva muti?